Aba ni bamwe mu batuye akarere ka Kayonza bavuga ko kubaka umuryango utekanye kandi ushoboye indamukanyo ya mu gitondo ishobora kuba ikibazo cyo gushimangira umubano mwiza hagati y'abashakanye. Bamwe mu bo twaganiriye bavuga ko gusuhuzanya n'abo bashakanye mu gitondo babyutse basanzwe babikora kandi bituma babana neza hagati yabo. Iyo tumaze gusuhuzanya mu gitondo ubwo ngo waramutse madamu, hanyuma twongeye tukaganira n'ibindi. Hari ibyo tugomba kuganira turi bukore kuri uwo munsi ukurikiye. Hari ibyo wenda nkeneye kumubaza ngo tubivugane muje no ku mirimo musenga Imana mugenda mu kazi. Ibyo ngibyo nibyo bigomba kuranga umuryango. Umugabo agakunda umugore we, umugore nakubaha umugabo bakamugandukira. Ku rundi ruhande hari abatinya guhindamukanyo ya mu gitondo abo bashakanye bumva ko niba bikora babaseka, gusa ngo mu nyurabwenge zabo bumva iyo ndamutse hari icyo yamara mu mubano w'abashakanye nk'uko yakomeza bisobanura. Umwe yacagaho n'undi agacaha ngaho, ubona nyine umwe agakora ibye n'undi agakora ibye. Najyaga nanabitinya nkavuga se ubu ngubu mbyutse nkamusuhuza wenda akavuga ati si ibingibi yabikuye he, wenda hari n'ahandi hanze yabibonye, ugasanga nyine ndabitinya. Iriya ndamutso mba ndeba bigaragaza urukundo, ni ukwirekura nkajya musuhuza nawe akansuhuza nkamugaragariza urukundo nawe akarungaragariza. Umuyobozi w'akarere ka Kayonza Nyemazi John Bosco avuga ko gusezerana imbere y'amategeko ari intambwe ya mbere ikomeye iganisha ku kubaka umuryango utekanye kandi uteye imbere. Ariko ngo ibyo byonyine ntibihagije, ahubwo abasezeranye baba bagomba gukomeza gukundana no kugirana ibiganiro kugira ngo urugo rwabo rukomeze kurangwamo ituze. Gusezerana mu rwego rw'amategeko ni intambwe imwe igaragaza kwiyemeza n'uburenganzira bushingiye kuri ayo mategeko mu abashakanye baba bafite bibahuza. Ariko hari ibindi biba bikwiye gukorwa: kubana neza, gushyigikirana, gukundana no gufashanya, kuko amategeko yonyine ntabwo ari yabanisha abantu, ahubwo ikibanisha abantu ni kwa kwiyemeza ko mu mutima no gukora igikwiye gituma wa muntu kuguma kuri ya masezerano aba yaragiranye na mugenzi we. Mu kwimakaza uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'abashakanye ni ngombwa ko imiryango isezerana imbere y'amategeko. Mu cyumweru cyahariwe kwimakaza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye mu karere ka Kayonza hasezeranye imiryango 416 yabanaga binyuranyije n'amategeko, nayo isabwa gukomeza kurangwa no kuganira hagati y'abashakanye. Jamari Habarurema, Isango Star, mu karere ka Kayonza ho mu ntara y'Iburasirazuba.